Abakobwa n'abagore bari mu rukundo ruhagaze neza baca inyuma, baba bari mu rukundo rurimo karabaye rudahagaze neza bakaba abizerwa. Ibi bintu ndabizi ko tutagiye kubyemeranyaho, ariko reka nze mbikumvishe muri ubu buryo. Umuntu w'igitsina gore umutuzo uramubangamira, mu gihe karabaye ashobora kuyiboneramo amahoro cyangwa se ibyishimo. Iyo umukobwa cyangwa umugore ari kumwe n'umugabo mwiza cyangwa se umusore mwiza, agera aho nyine akaba boadi, akagira irungu. Ariko iyo ari kumwe na wa mugabo uri toxique nyine mubi w'umugome umuhemukira, nibwo ahubwo amukunda cyane, niko kamere iteye, aramukunda cyane. Iyo ibintu bihagaze neza mu rukundo rw'umukobwa n'umugore, ibintu byose bigiye kuba biba bizwi, mbese biri predictable. Noneho byaba biri predictable, akumva ameze nk'utekanye nyine atuje, nta kibazo gishobora kuhaba. Yaba atuje rero, umugore uri ahantu utuje buriya nta kibazo, ateganya ko nta kibazo kihaba, amarangamutima arapfa. Bitandukanye na hahandi urugo rurimo intambara cyangwa se urukundo rwabo rurimo intambara, icyo gihe ntabwo biba biri predictable, nyine ibintu bishobora kuba. Noneho iyo bitari predictable, nta kintu ushobora guhagararaho wenda ko gishobora kugenda uko nguko kiri bugende neza. Iyo bimeze uko nguko, wa mukobwa cyangwa umugore yiyumva nkaho nyine ngo uyu mugabo nshobora kumuhomba kubera ko bakunda ba bad boy, nyine nshobora kumuhomba, bityo akaba adashobora gukora ikosa nyine ryo guca inyuma, ahubwo icyo akora ari ukuguma mu ntambaro yo gukomeza kubaka ibiri gusenyuka aho ngaho, yita ku mugabo we kugira ngo arebe ko yamusana. Umusore mwiza cyangwa se umugabo mwiza atuma umugore atuza, agira stability, ariko wa wundi uri toxique amuhereza umuhate wo gukora. Tekereza rero umubiri w'uwo mugore ngo ureyagita kuri nde cyangwa se wakira nde muri abo bagabo ko ari babiri. Iyo umukobwa cyangwa se umugore atekanye afite amahoro, atangira gushaka ayandi mahitamo. Ariko iyo ibintu byacitse ari karabaye nyine, aritonda cyane kugira ngo abanze yubake ibyo biri gusenyuka. Umuntu w'igitsina gore ashora ahantu hari imbaraga, apana ahantu hari umutima mwiza. Wibuke ko ubwizerwa bw'umuntu w'igitsina gore ari amarangamutima, apana logique. Rero iyo muri kumwe ugatuma atekana cyane, utangira kuba invisible, utangira kutagaragara kuri we. Uzi ukuri kubabaje aho ngaho, abakobwa cyangwa abagore benshi baba abizerwa ku mugabo cyangwa se ku musore, iyo uwo musore ahora yereka uwo mukobwa ko isaha n'isaha ashobora kwigendera akamucika. Umuntu w'igitsina gore ashobora guca inyuma wa muntu umufata neza, wa wundi umufata nabi akamubera umwizerwa cyane. Rero kamere iteye buryo ki igitsina gore kitaba abizerwa ku bintu byiza, ahubwo baba bizerwa ku mbaraga, power. Rero niba umuntu w'igitsina gore ashobora kuba umwizerwa muri karabaye, mu gihe hari amahoro ho akaba yaca inyuma, wasanga ikibazo atari abagabo cyangwa se abasore, ugasanga wenda igitsina gore wenda biri muri natire yabo, muri kamere yabo, nta wamenya. Wowe se ubyumva ute?